ab'iki gihe bakeneye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kurikira YouTube channel yacu umenye ukuri kwa Korani, Suna na Bibiliya. Erega kutamenya birica. Kurikira ibiganiro byacu, kanda like, ukore subscribe ndetse ukore share kugira ngo ubisangize abandi. Bakunzi bacu, bakunzi ba God's Kingdom TV, twongeye kugaruka kandi tunejwe n'Imana ko tugarutse amahoro, twadusanze namwe muri amahoro. Imana ishimwe. Bushize hari dusoza ikiganiro, hari ibintu nashakishije sinabibona, ariko byatumye nongera kuvuga ngo reka nabasezeranyije ko nzongera nkabishakisha kugira ngo tubibone. Rero naho navugaga ko icyatumye Muhamadi muri Korani handikwa ko yarekuriwe no kurongora abagore basenzwe cyangwa bakoze divorce n'abahungu be, aho byabaye kwitwa Zaid, ko byaturutse ku kuba yaragiye gusura uyu muhungu we yari yaradobse bita Zaid. Hanyuma agezeyo asanga umugore we wa Zaid yambaye ubusa, igice kimwe yari yambaye ubusa. Hanyuma Nuko ahita avuga ngo hahirwe Allah uhindura ibitekerezo. Hanyuma ngiye guterura aya magambo mu Cyarabu no kuyakopiya, hanyuma tujye gushakisha muri Google, tuze kureba aho byanditse mu gitabo cya bamwe mu bashehe ba Islam. Dukore search ngira ngo aha murabibona dushakishije gutya. Ndabona batabiduhereza. Ahubwo ko kugira ngo uzabone ibintu byabo biragora. Reka nongere nkore search. Turore. Aha murabona ko kubibona biragoye, amara mu gihe hari ahandi biri kubibona bishoboka. Sinzi, reka turebe niba hano bibaduhaye. Aho nabyo baduhereza, ndibwira ko biri mu Gifaransa, ntabwo ari ibyo twashakaga. Reka turore. Okay, hano hari website yitwa, murabona hano ni islamweb.net. Hanyuma tukaba dufite igitabo cyitwa Mustadrak on the two Sahihis, the ruler of Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah al-Hakim al-Nishapuri, volume ya 5. Hanyuma kuri page ya 31. Reka tuze kureba, nkore zoom ibyo nahoze mbasomera. Murabona hano haratubwira ngo ni marriage of the prophet to Zainab, the book of knowing the companions, may God be praised. Ibyo murabibona, igitabo ngiki hano, the ruler of what. Hano tukabona ko ni volume ya 5 page ya 31. Murabona ko hano baratubwira ngo the marriage of the prophet to Zainab bint Jash, 68-45. Ibn Umar said, Umar bin Amer al-Aslami told me on the authority of Muhammad bin Yahya bin Habban, who said, baravuga ko mariage cyangwa se gushyingiranwa kwa Muhammad ashyingirwa Zainab bint Jash cyangwa se umukobwa wa Jash, ngo witwa Ibn Umar cyangwa mwene Umar
ngo yaravuze ngo Abdullah mwene Amer Aslami ngo yaramubwiye ngo on the authority of Muhammad bin Yahya bin Yahaban, ko nanone byavuzwe n'uwo witwa Muhammad bin, uruhererekane rw'abantu baba baragiye batangaza iyo nkuru tumva bigucanga. Ngo yaravuze ngo the messenger of God, cyangwa se intumwa y'Imana, ngo amahoro n'imigisha ari kuri we no ku muryango wiwe, ngo yaje ngo mu rugo yaje mu rugo rwa Zaid bin Haritha looking for him, ngo amushaka. Ngo Zaid was only called Zaid bin Muhammad, and the messenger of God, may God bless him and his family and grant them peace, might miss him at one moment and say, where is Zaid? Umva Muhammad arinjiye kwa Zaid, hanyuma abaza umugore ngo asanga Zaid ntahari, aramubaza umugore ngo Zaid ari. So he came to his house looking for him but did not find him. Ntiyamubona. Muhammad irumva yabuze Zaid. Hanyuma ngo so Zainab went to him and said to him, here, O messenger of Allah. So he turned away, murmuring something that he could hardly understand except glory be to Allah, the Almighty, glory be to Allah, the disposer of hearts. Aha, muntu uzabavuga uhindura imitima. Hanyuma then Zaid came to his house and his wife informed him. Hanyuma Zaid atashye, umugore amubwira yuko intumwa Muhammad yahageze. Hanyuma ko yari yaje aho mu rugo. Zaid ngo aramubaza, why did you not tell him to come in? Aramubaza ati se kuki utamubwiye ngo yinjire? Hanyuma ngo Zaid aramusubiza ngo I suggested that to him, namubwiye ko yinjira ngo ariko arabyanga. He said, then I heard him say something. Hanyuma ngo aramubwira ati ni Zaid ni Zainab ukomeza kuvuga, ngo yamwumvisha avuga ikindi kintu. Hano yaramubajije ngo ni iki wamwumvishe avugaho. Nuko hano Google translation yarubwo bikora nabi. She said, I heard him when he turned away saying the words that I did not understand, and I heard him say, glory be to Allah, the Almighty, glory be to Allah, the disposer of hearts, we uhindura imitima. So he said, Zaid said, impamvu kubera icyo bavuga ngo we uhindura imitima no kubera yuko Muhammad ubundi yari yaranze kurongora uyu mugore, ariko bigaragara ko Zaid amaje kubana nawe Muhammad nyine urumva yararobye. So he said to so Zaid went out until he came to the messenger of Allah, and may Allah bless him and his family. Ngibyo murabibona Zaid yahise asubira kwa Muhammad, I have heard that you have come to my house. Why did you not come in? May my father and mother be sacrificed for you. Ngo aramubwira ngo numvishe ko wageze iwanjye, ngo kuki utigeze winjira, ngo ababyeyi banjye mama na data baragatambwa ku bwawe, barakaba ibitambo ku bwawe. Hanyuma ngo perhaps Zainab will please you so that I may leave her. Murabona ko ngo birashoboka ko Zainab yakunezeza nkaba nagira gute namureka. Mubyumva ko byari about having sex with her, byari kugira imibonano mpuzabitsina nawe. So the messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, keep your wife for yourself. Urumva ko yamubeshyaga, aramubwira ngo namugumane kandi mu mutima wabizi ko amushaka. So Zaid could not find a way to her after that. Then the messenger of Allah, may Allah bless him and his family and grant them peace, came and informed him, and he said, keep your wife for yourself. He said, O messenger of Allah, if I leave her, the messenger of God, may God bless him and grant him, keep your wife for yourself. So Zaid left her and separated from her. Zaid yagombye kugira gute gukora divorce n'umugore we, while the messenger of Allah grant him was sitting talking to Aisha. A cloud overcame the messenger of God, ngo haza igicu. Then he was relieved while he was smiling and saying, who will go to Zainab and give her the good news that God
the Almighty and majestic married me to her from the heaven. Urumva ko Muhammad yahise avuga ngo nindi uri bujye kubwira Zainabu ko ngo Allah arangije kumushyingira. Aha nuko byagenze hanyuma rero tukavuga ko ibi ngo shehe avuga ko Allah ari we wagiye yemeza ko Muhammad yarongora abagore. Muhammad yarabihimbaga ubwe. The whole story, and when you said to him glory be, ibi murabibona birakomeje. When by what was near and far away, when I heard of her beauty, and another thing is the greatest and most honorable. Urabona ni ntuza nyinshi, reka ndebe ko wenda dushobora kuba twayibonaho nanone muri hano tugiye kureba muri suna mu cyongereza. Nababwiye ko kugira ngo ubibone biragoye ibintu bya Islamu akenshi ubusanga babihisha, kubibona aba ari ikintu kigoye. Katurore ko hano aha nuko yamurongoye nyine buryo bakoze ubukwe. Long but through a curtain between me and him had been revealed, and people were instructed in what they had been. Okay, hariya ngira ngo kubibona biragoye, ibintu byabo babihisha ukuntu mu byarabu niho babihisha. Kubibona bisaba gufata umwanya munini. Ahangaha ndibwira ko biza kungora, ibyo nabahaye hariya ndumva umuntu yabiheraho. Rero reka dukomeze ku kiganiro twari twakomerejeho ku bintu byari byavuzwe mu giterane mbwirwaruhame cyabereye ngo mu Biryogo hahoze isoko. Cyari igice cya kabiri. Iki kiganiro cyaciye kuri Dawa Rwanda TV, aho hari ikiganiro mpaka hagati y'Abakristo n'Abayisilamu. Reka twumve hano ibyo shehe yaragezeho. Imana Suleiman Sege nawe afata iminota 30 aze yigisha ndetse abanza asubize ibyo uriya mushumba yavuze. Namvurana Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza naanza kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mbere na mbere ndashimira Imana Nyagasani umurezi w'ibiremwa byose. Mwenyezi Mungu alitupatia dini ya haki. Imana yo yaduhaye dini y'ukuri, akatupatia kitabu cha haki. Imana iduha igitabo cy'ukuri gisobanutse, na ndiyo kitabu cha mwisho. Icyo nacyo gitabo gisozereza ibitabo by'Imana byose. Na akatupatia mtume wa mwisho. Imana irangije iduha n'intumwa isozereza izindi ntumwa zose, naye ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyo ngiyo akaba ari intumwa ntagatifu Muhammad. Imana imuha amahoro n'imigisha. Tena ninashukuru wa ndugu zangu, hanyuma nkabashimira abavandimwe b'abapasteri wona walifundishwa matusi kuba ubwabo nta yindi nyigisho bigishijwe uretse gutukana. Na unajua ukatukana mtu kitu isiyokuwa hivyo, kandi murabizi neza mu muco. Guys, ntabwo nzi niba warakurikiye iki kiganiro cyangwa se niba urenterese, wagenda ukagishaka kuri YouTube. Ari amagambo arimo, uzagenda urebe ukurikirane, hanyuma uzarebe se koko baratukanye. Abantu basomye ibintu biva muri Korani babisoma uko biri. Kuvuga ko umuntu ari umusambanyi biba ari gutukana. Nibwira ko ibyo buri wese ashobora kubigenzura. Kuvuga ko umuntu yagiye yiba, kuvuga ko umuntu yayize, ibyo no gutukana. Ni ibintu byasomwe muri Korani, bavuga inkuru zaho. So ariko ni uburenganzira bwa buri wese n'undi kumva ibintu uko abyumva. Reka dukomeze twumve se. Iyo tutse umuntu ikintu kitari cyo, umeandikwa dhambi, uba wandikiwe icyaha. Sisi Waislamu
twebwe abayisilamu Mtume Muhammad, intumwa y'Imana Muhammad, Mwenyezi Mungu amurehemu, Imana imuha amahoro n'umugisha, atukufundisha reka mbere kuri iki uyu shehe mbona hano nako Haji Sege avuze ku byo gutukana ukagira ngo barabibujijwe. Aha ni iyo umuntu afashe abantu akabita monkeys, akabita inkende, abatukanye bihwanye nuko wavuga ko umuntu yari umusambanyi. Ibi reka dufate urugero, murabibona hano ni muri sura ya kangahe, reka nigize hino gatoya kugira ngo tubashe kubibona. Okay, hano ndabona naho byagerageje kugaragara. Ndibwira ko kuri wowe ukurikiye ibi bintu birasomeka, ariko ntacyo, reka okay, gutya ndumva ari sawa. Okay, murabona ngo, and did you know those amongst you who transgressed in the matter of the Sabbath Saturday, we said to them, be you monkeys, despised and rejected. Murebe mu Kinyarwanda uko bavuga ni hano turabona ko ni sura ya kabiri aya 65, sura ya kabiri aya ya 65. Tuze kureba niba ubwo se avuze ibyo gutukana, ese koko ntabwo Islamu itukana, ntabwo babigira ngibi hano ngo. Kandi mu by'ukuri mwamenye bamwe muri mwe barengereye isabato, nuko turababwira tuti ni mu b'inkende musuzuguritse. Ibi mwibuke ko ibi ni Muhammad ubivuga, nubwo avuga ko ari Allah. Niyo yaba ari Allah, murabibona ko hano ngo Abisirayeli bategetswe kutagira icyo bakora ku isabato uretse gusenga Imana byonyine. Nyuma bamwe muri bo babirenzeho bakoresheje amayeri, barakaza imitego yo kuroba amafi mu nyanja kuwa gatanu, bakayitegura mu cyumweru, abandi bakabikora ku mugaragaro. Ahangaha murabyumva ni histoire barimo bavuga. Reka turebe indi aya ni ya 5 sura ya 5 aya 60, sura ya 5 aya ya 60, sura ya 5 tuze kureba naho icyo batubwira. Ngibi hano aravuga ngo, vuga uti ese mbabwire uzahembwa ibihembo bibi kwa Allah kurusha ibyo by'inkozi z'ibibi? Ni abavumwe na Allah. Murabibona ko ni abavumwe na Allah, akabarakarira, akagira bamwe muri b'inkende n'ingurube. Murabibona ko hano nuku ibi akenshi iyo abayisilamu cyane imitwe yitwa ko ari iterabwoba bigira bikora, ariko nawe niba wemera iki gitabo ko ari gitagatifu, ntabwo ntekereza ko imitekerereze yawe itandukanye naba. Ntabwo itandukanye rwose, kuko iyi mirongo niyo bakoresha. Ni nako Imana yawe yakubwiye ko abantu ari inkende, ari ingurube. Nuko nguko bita Abakristo n'iki, ni Abakristo n'Abayahudi, ko ari inkende n'ingurube, ndetse n'abagaragira ibigirwamana. Abo ku munsi w'imperuka bazaba bari ahantu habi kurusha ahandi mu muriro, kandi bayobye nyabyo inzira igororotse. Reka dukomeze turebe indi aya dufitemo hano ibivugaho. Ngibi ni sura ya 7 aya y'166, sura ya 7 aya y'166. Uyu Sega aravuga ibyo gutongana, aravuga ibyo gutukana. Ibi sinibwira ko hari ibitutsi, hari ibitutsi biza kugira gute birenze ibi. Tuze kureba
haravuga ngo nuko ubwo bangaga kureka ibyo bari barabujijwe twarababwiye tuti ni mubi nkende musuzuguritse. Aha murabibona ko sinibwira ko ibitutsi byarenga ibi biragoye. Aha dushobora no kureba no muri suna alamey kas the Jews and the Christians. Murabibona ko ibyo ntuzavuga Sege avuga uretse no kubagira kubatuka ngibi hano kubavuma no kugira gute ibi byose Muhammad yarabikoze. Messenger of Allah said let there be curse of Allah upon the Jews and the Christians, for they have taken the graves of their apostles as places of worship. May Allah curse the Jews and the Christians who took the graves of their prophets as masjids. Ibi murabibona ko Muhammad yabivuze kenshi, avuma Abisirayeli, avuma Abayahudi, avuma Abakristo. Ngibi abivuga kenshi. Izi ni hadisi ziri sahih. Ibi byose murabibona ko bigarukwaho kenshi. Ngibi ibise ntimubona ko bigarukaho kenshi. Hanyuma aratubwira ko bari abapasiteri batukanye, harya buri gitutsi batukanye ni iki niba wowe wabashije kubibona. Aha, as we have sent down the scripture on those who are divided, Jews and Christians, they believed in part of it and disbelieved in the other, the Jews and the Christians. Ngibi hano, I heard Umar saying, may Allah curse so and so. Doesn't he know that the prophet said, may Allah curse the Jews, for though they were forbidden to eat fat, they required it and they sold. Murabona ko hose yarabavumaga. So segera tubwira ibyo gutukana, ubuse twavuga ku iki tukareka iki. Reka dukomeze twumve. Atukufundishwa matusi. Intumwa y'Imana Muhammad yaratwigishije avuga iti ntimugatukane. Ni kitu kibaya sana. Mwabonye muri Korani nibyo birimo hariya, ntimugatukane. Nyamara arita abantu inkende, ingurube, aragira gute ngo intumwa y'Imana yarabigishije ngo ntimugatukane. This is a lie. Iki ni kinyoma cyane. Ni kinyoma cyane. Nditujya muri noza muri suna twabibona cyane ko baratukanaga cyane, bamwe ngo urakonka amantuza urakonka igitsina cya Allah and Manati. Ibyo ngibyo uwabishaka yabona Abubakar bagiye babitukana. Kubera yuko gutukana ni ikintu kibi cyane. Akatufundisha tukubali mitume wote. Intumwa y'Imana irangije iranatwigisha biturutse ku Mana iti muzajye mwemera intumwa z'Imana zose. Tuna ubaguzi sisi Waislamu. Twebwe Abayisilamu nta vangura tugira mu ntumwa z'Imana. Mitume wote. Twebwe intumwa z'Imana zose tunawakubali, turazemera. Lakini wa ndugu zetu, ariko abavandimwe bamaje kwigisha. Guys, ndeka mvuge kuri iki. Yavuze ko intumwa zose bazemera. Kwemera intumwa zose ni iki? Twabonye ko Yesu yaravuze ngo umuntu nareba umugore wundi akamwifuza abasambanye. Ngibi hano ngenda babwira yuko umuntu wese ureba umugore akamwifuza bamaze gusambana nawe. Ibi Muhammad yarabikoze, ibyo twarabibonye ko yabonye umugore hanyuma arangije kumubona ngo ahita amwifuza nuko ajya kurongora umugore we bita Zaid, nako witwa Zainab. Kadukomeze twumve Sege. Singiye gukomeza gutinda, reka muri cyo twumve. Kazi yao ni kubagua tu. Akazi kabo ni ivangura niryo ryabamaze. Kweli ku Bibiliya hakuna mitume walizini na inaandikwa. Akose mw'Abakristo mw'Abapasiteri mwe muri Bibiliya nta numwe yabirimo yigeze isambana. Zaburi ya 51:1 soma andiko. Reka tubaho urugero. Zaburi ya 51 ku murongo wa mbere. Soma. Dusomere. Zaburi 51 ku murongo wa mbere. Inyandiko iragira iti ko soma n'abandika. Haragira ati Zaburi yahimbiwe umutwe
umutware w'abaririmbyi Aha. ni iya Dawidi Yego. yayanditse ubwo umuhanuzi Natani Genda buhoro. Komeza. yayanditse Yego. ubwo umuhanuzi Natani Yego. yazaga aho ari Yego. Dawidi Yego. amaze Yego. gusambana na Batisheba. Allahu Akbar. Hapa mulisikia wanasema Muhammadi amaze kusambana. Mwabyumvise? Ko mubyiyumviye muri Bibiliya bari bafite barimo gusoma kandi batuze rero Jamuse. Naanza kutia shindano. atunangira gushyiramo agashinge kandi umusumari nturaza 15 cm igiye. ati mwe mwihanganye kuko ndazana n'umusumari wa 15 muri Bibiliya basomaga. Yes. mwigeze mwumva bavugamo Muhammad ngo avuye gusambana cyangwa biravuga Bibiliya yabo nivuga abahanuzi bo muri Bibiliya? Bana we, Sio mutakiwi. Allahu Akbar. Kitu kingine guys, reka ngira ngo Sege avuze aya magambo, avuze amagambo avuze amagambo ya Dawidi, avuga kuri Zaburi ya 51. Reka tuyirebemo. Kuri Muhammad ubusambanyi yabukoze bwose aramushyigikira. Kubera iki? Twarabonye ko ni nkaho ari umukozi, akora nk'umukozi wa Muhammad, aho kugira ngo abe umukozi wa Muhammad, abe umukozi wa Allah. Biracuritse rero, ntabwo ubundi ni ibintu umuntu adakwiriye no kwirirwa agereranya, kubera ko bidahuye habe na gato. Ndashaka kugira ngo turebe, batubwiye muri Zaburi ya 51 niho Sege atubwiye. Noneho namwe muze kubireba icyo bivuga. Iyi Zaburi ntabona ko nyuma yo gusambana Dawidi yagombye kwihana kuko yari yasambanye nyine. Ntabwo ari kuvuga ngo Imana iramubererekera ngo nukubera ko ngo ari umuntu yubaha kuba yasambanye. Imana muri Bibiliya bijyamo kugira ngo Imana itubwire ko nta muntu n'umwe ukoze icyaha uwo nguwo iramunenga. Ukoze icyaha wese Imana iramunenga, ntirya ruswa. Ibi rero Sege ujya kuzana akazana iyi mirongo ya hano, biba ari gusetsa abantu gusa, akanajijisha abantu nkaho ibyo ngibyo nta kibazo kirimo. Tuze kureba, ni batubwiye ko ari Zaburi ya 51. Ndagira ngo hano buri wese noneho wowe ukurikiye uze kubireba. Ntabwo Imana yo muri Bibiliya igira uwitinya uwo ari we wese. Murabona aravuga ngo nta hari umuhanuzi ngo yagize yasambanye, ariko ntabwo byejejwe ngo byitwe ko nta cyaha kirimo. Hano murabibona ngo Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi ni ya Dawidi, yayanditse ubwo umuhanuzi Natani yazaga aho hari Dawidi amaze gusambana na Batisheba. Noneho nguyu Dawidi wumva uko avuga, aravuga ngo Mana umbabare kubw'imbabazi zawe nyinshi, usibanganye ibicumuro byanjye, unyuhagire rwose gukiranirwa kwanjye, unyeze unkureho ibyaha byanjye, kuko nzi ibicumuro byanjye, ibyaha byanjye biri imbere yanjye iteka. Ni wowe ubwawe nacumuyeho, nakoze cyangwa n'amaso yawe byabereye bityo, kugira ngo uboneke ko ukiranuka nuvuga, kandi uboneke ko uboneye nuca urubanza. Dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha nimwo mama yambyariye. Dore ushaka ukuri ko mu mutima hataboneka uzahamenyesha ubwenge. Unyejeshe zobu ndera, unyuhagire ndaba umweru ndushe urubura, unyumvishe umunezero n'ibyishimo, kugira ngo amagufwa wavunnye yishime. Hisha amaso yawe ibyaha byanjye, usibanganye ibyo nakiraniwe byose. Mana undeme mu mutima wera, unsubize mu mutima ukomeye, ntunekureho mu maso yawe, ntunkureho umwuka wawe wera, unsubizemo kunezerwa. Ibi ngibi ni amagambo twese tubona muri Bibiliya. Ntabwo Imana ibivuga ishimira Dawidi. Dushobora kureba kandi aya magambo tukayashaka muri dushobora kuyashaka amagambo dushobora kuyashaka nanone mu gitabo cya 2 cya Samweli,
igitabo cya kabiri cya Samweli, igitabo cya kabiri cya Samweli, tuze kureba icyo Bibiliya ivuga. Nitureba yenda dushobora gufata turore umuhanuzi Natani, umuhanuzi Natani. Reka turebe wenda mu gitabo cya kabiri cya Samweli, ngira ngo ni igice cya 12. Hano ni ku murongo wa 25. Turebe uko tuvuga. Katurore aha ndabona bataduhereza ayo magambo neza. Katurore ingoma za 2:11. Nuko Dawidi aganje mu nzu ye abwira umuhanuzi Natani ati dore nge hariho umupfakazi. Reka turore niba nza kubibona. Hariho umupfakazi, reka turore mu Abami ba mbere, ngira ngo igice cya 11. Aha ntabwo mbibonamo. Abami ba mbere 17. Reka turore naho ntabwo bigaragaramo. Bayitera musubiza ndi umupfakazi rwose. Betisheba, Batisheba, reka turebe ko tubibona. Tishe, Samweli wa kabiri atuma kohereza uwo mugore uwo ari we. Ngibi hano ko Dawidi yabwira intumwa tuzabwire iwabo. Ahangaha bira turabibu. Reka tujye mu cya 12. Okay, ndahabonye. Mwihangane kandi ko bifasha umwanya, ariko byari ngombwa ko tubishaka kugira ngo buri wese niba ari umuyisilamu bisoma abone ko Imana muri Bibiliya, Imana yo mu ijuru ntabwo ijya irya ruswa cyangwa ngo igire umuntu wese itinya. Umuntu wese wakoze icyaha Imana muri Bibiliya iramunenga, ntabwo ibifite ubwoba. Reka mbereke hano Dawidi amaje gusambanya uyu mugore wa Uriya ndetse akicisha Uriya, nuko tutabigiyemo kuko barabivuga neza. Ni igitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 12. Hano baravuga ngo umugani wa Natani. Bukeye Uwiteka atuma Natani kuri Dawidi, ageze aramubwira ati habayeho abantu babiri mu mudugudu umwe yari umutunzi undi yari umukene, kandi uwo mutunzi yari afite amashyo y'inka n'intama nyinshi cyane, ariko uwo mukene we ntacyo yari afite keretse akagazi k'intama yari yaguze, akakarera kagakurana n'abana be bo mu rugo, kakarya two kurya twe, kakanywera ku nkongoro ye, kandi karyamaga mu gituza cye. Kaba nk'umukobwa we. Bukeye haza umugenzi kwa wa mutunzi umubi, nuwenda mu nka ze cyangwa mu ntama ze ngo azimanire uwo mushyitsi wamugendereye, ahubwo ajya kwenda wa mwagazi w'intama wa mukene awuzimanira umushyitsi we. Maze Dawidi ahera ko arakarira uwo mugabo cyane, niko kubwira Natani ati ndahiye Uwiteka uhoraho, umuntu wakoze bene ibyo akwiriye gupfa, kandi azarihe umwana w'intama 4 kuko yakoze ibimeze ibityo, kandi kuko atagira impuhwe. Nuko Natani abwira Dawidi terega uwo mugabo ni wowe, erega uwo mugabo ni wowe. Urumva ukuntu Imana ishinja Dawidi ikoresheje Natani. Uku niko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze iti nakwimikishije amavuta ngo ube umwami wa Isirayeli, ngukiza amaboko ya Sawuli, nguha inzu ya shobuja, nguha n'abagore be baragusegura, kandi nkugabira umuryango wa Isirayeli n'uwa Yuda, kandi iyo biba byarabaye bike mba narakongereyeho ibindi. Niki cyatumye usuzugura ijambo ry'Uwiteka ugahangara gukora ibyangwa nawe?
wicishije uriya w'umuheti inkota kandi ugacyura umugore we umugira uwawe kandi uriya umwicisha inkota y'abamoni. nuko rero inkota ntabwo izava mu rugo rwawe iteka ryose kuko wansuzuguye ugacyura umugore wa uriya w'umuheti ukamugira uwawe. nuko Uwiteka avuze ati umva nzaguhagurukiriza ibyago bivuye mu rugo rwawe kandi nzatwara abagore bawe ureba mbahe umuturanyi wawe aryamanire nabo ku itangaze ry'izuba. wowe wabikoze mu rwihisho ariko jye nzabikorera imbere y'Abisirayeli bose ku mugaragaro izuba riva. nuko Dawidi abwira Natani ati nacumuye ku Uwiteka. Natani abwira Dawidi ati nuko rero Uwiteka yagukuyeho icyaha cyawe nturi bupfe, ariko kuko wahaye abanzi b'Uwiteka urwitwazo runini rwo kumutuka ku bw'icyo wakoze icyo, umwana uzavuka ntazabura gupfa. Natani ahera ko asubira iwe. aha Dawidi yasengeye umwana Uwiteka kubera ko yari yamurakariye, umwana n'ubundi arapfa. rero Segiya akavuga aya magambo agatanga urugero rwo muri Zaburi, ndetse ntanakomeze ngo anasome agaragaze ko aho hantu Imana yahannye Dawidi n'ukuyobya uburari. reka twongere tumwumve. avuye gusambana cyangwa biravuga Bibiliya yabo nivuga abahanuzi bo muri Bibiliya. Inyuma nazana n'umusumari wa 15 muri Bibiliya basomaga. mwigeze mwumva bavugamo Muhammad ngo avuye gusambana cyangwa biravuga Bibiliya yabo nivuga abahanuzi bo muri Bibiliya? Mana we, Msiwa mutakiwi. Allahu Akbar. Kitu kingine anasema ariko nakone Bishop n'umuhanga. Bishop ro umunyarwanda, nta munyarwanda uca hejuru y'ikinyoma ngo agikandagire bamubeshye. umugande mwe warebe n'ikinyarwanda nta cyiza kabisa. umuntu w'umunyarwanda na Bishop w'umunyarwanda w'intore Yego. agatinyuka bakamusomera inyandiko ivuga yuko umuntu aziruriwe umugore yakoye, aziruriwe umugore yakoye. Bishop muzima akavuga ngo umuntu iyo yakoye umugore aba arimo gusambana nawe. Kweli. Bishop w'umunyarwanda. guys, reka nsoreze hano. icyo nashaka kubereka ni uko abigisha Abayisilamu bafata amagambo ya Bibiliya bakayavuga muri sansa atarimo na gatoya. aha Dawidi Imana yaramuhannye kubera icyaha yakoze cyo gusambanya umugore wa Uriya, ndetse yarangiza akanamwicisha. ntabwo rero Imana igira uwitinya muri Bibiliya. ibyo niko bimeze, ariko muri Korani Allah ni umukozi wa Muhammad, ntabwo Muhammad ari we mukozi wa Allah. mbashimire ko mwaduhaye umwanya mugakurikirana iki kiganiro. Imana ikomeze kubaha umugisha, turabakunda. ukore kandi kuri subscribe, kandi kuri like, share, unakore download, usangiza abandi. Imana ibaha umugisha, naho ubutaha. ab'iki gihe bakeneye ukuri kw'ijambo ry'Imana. kurikira YouTube channel yacu umenye ukuri kwa Korani, Suna na Bibiliya. Erega kutamenya birica. kurikira ibiganiro byacu, kanda like, ukore subscribe ndetse ukore share kugira ngo ubisangize abandi.